aho umuntu ayinyoherereza maze kuyohererezwa n'abantu batatu mbere y'uko nkora kino kiganiro ambwira ati se Ecobank y'i Kigali tuzi yabigiye kwihuza na Pi Network hanyuma umuvuduko ukiyongera. Abantu benshi rero babibonye batangiye kuvuga ngo Ecobank igiye gukorana na Pi Network, ariko iyi video iraza gusiga umenye ukuri kw'inkomoko y'iyi QR code uri kubona muri tab cyangwa se muri iyi video. Ko ugenda uyikurikira baza kugenda usobanukirwa. Ndagusaba iminota mikeya cyane, hanyuma iyi video niza kugufasha uyihereze like maze uyisharinge bagenzi bawe bose bakurikira Pi Network ndetse n'abaganira kuri cryptocurrency. Tugume duhane amakuru cyane ko inkuru ya cryptocurrency ari inkuru nshya mu matwi ya benshi muri Afrika, bityo amakuru tugomba kuyasangizanya yuzuye ukuri, apana kuvuga aryoshye kugira ngo abantu baserebure mu by'ukuri bizereye ku kintu kidashoboka. Nguhaye ikaze hano ni kuri Rugwiro Pro Zone, ubwo tuganira nyine buri munsi uko ushobora kongera ubumenyi muri cryptocurrency, ukongera amafaranga yawe cyangwa se ukarinda ayo bashobora kuba bagutwara kubwo kutamenya. Niyo mpamvu nuza kuza gukunda iyi channel kandi subscribe. Maze rero reka dutangirire kuri ibi ngibi. Hagaragaye ifoto nk'uko uri kuyireba natangiye mbikubwira, hagaragaye ifoto ya QR code, ariko nakomeje gushaka amakuru. Nabanje kuyohererezwa n'umuntu uri muri DRC, abandi babiri nabo mu Rwanda. Amakuru yayo nayashatse nsanga banki nyamukuru y'ibihugu byo muri Afrika y'Uburengerazuba cyangwa se bihurije mu mutwe witwa BCAO bahurije hamwe imbaraga zo kugira ngo bongere service ku mafaranga, kugira ngo bavugurure uburyo bwo kohereza no kwakira amafaranga muri ibyo bihugu bihuriye nyine muri BCAO. Mu magambo make, iyi QR code irimo iyi P, nkuko mubibona ntago harimo P iriya muzi nka logo, ahubwo harimo P igizwe na PI akanyerezo SPI. Ni uburyo bushya bwo kohereza amafaranga vuba cyane hagati ya banki zitandukanye, mobile money n'andi mashyirahamwe y'imari mu bigo byose byemera kwakira kohereza mu mafaranga, ariko ibyo ngibyo bikaba mu masegonda cyangwa se mu masaha make cyane. Ibi byose rero ntago bishobora kuba hatifashishijwe blockchain. Ese ninde waba warashinze ibi ngibi? Nk'uko nabivuze, iyi system yatejwe imbere na BCAO, banki nkuru iri mu ibihugu 8 byo muri Afrika y'Uburengerazuba. Muri ibyo bihugu harimo Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal ndetse na Togo. Intego yabo ni uko abantu babona cyangwa se bashobora kugira gukoresha crypto mu buryo ibihugu byajya bikoresha nyine iyi system twavuze haruguru, bajya bohererezanya amafaranga hagati ya banki cyangwa se mobile money ako kanya, bitarinze ko bashobora kuba bategereza byaba bikiba bigahita bikunda. Ariko nanone byaba ari mu gihugu kimwe cyangwa se hagati mu bihugu biri mu cyo bise EMOA. Ngaho rero inkomoko y'iyi screenshot yasirikiriye ahantu henshi, tukaba tuyigarutseho muri iyi video. Kuki se Ecobank igaragaramo hano nyine hariyo bakoresheje muri iyi screenshot? Iyo ufunguye Ecobank app usanga handitsemo iri jambo nyine ngo PI akanyerezo SPI. Impamvu nuko Ecobank ari imwe mu mabanki ya mbere yakiriye nyine kandi yashyizeho iyi system nshya ya BCAO, kandi ikaba ari banki ikorera mu bihugu byinshi bya Afrika. Bishobora kuba rero iyi screenshot itafashwe n'umunyamuryango wa banki i Kigali, ahubwo ikaba yafashwe n'undi uba mu bindi bihugu. Hanyuma kubera ko ikorera muri Kigali, bahari amashami cyangwa se bahafite n'ibyicaro, ugasanga iyi foto irakwirakwiriye. Bivuze ko mu bakiriya ba Bank hashobora kuba hakoreshwamo PI akanyerezo SPI kugira ngo yorohereze cyangwa se ishobore kuba yakwakira amafaranga mu buryo bwihuse hakoreshejwe amafaranga nta kiguzi kinini
kandi nta gutegereza igihe kirekire. Iyi QR code ubona hejuru ni uburyo bwo kwihutisha ibyo urimo urakora mu buryo bwo kwishyura, ariko byose bikorerwa mu rwego rwa banki, ntabwo bifitanye isano na crypto cyangwa se blockchain, uretse ko bamwe babihuza na Pi Network mu rwego rwo kugira ngo abapiyoniya hari babiganireho bisirikire. Murabizi neza ko Pi Network ikata amafaranga make kandi nayo ikagira umuvuduko wihuta cyane iyo yamaze kwihuza na Stellar nk'uko biri mu mishinga igiye itandukanye ya Pi Network. Impamvu babyitiranya na Pi Network ubwo nicyo ngezeho, nuko abantu babyitiranya bitewe nuko amagambo ya Pi agaragara muri PI akanyerezo SPI. Abantu benshi bahise batekereza ko yaba ari P cyangwa se coin ya Pi Network iyo kuri blockchain ya Pi. Ikindi nuko Ecobank ari banki ikomeye kandi izwi muri Afurika yose, bityo kubona izina rya Pi muri app yayo byahise bituma abantu bibwira ko banki itangiye kwakira Pi coin, nyamara sibyo. Iyi Pi dusanzwe tuzi, iri zina rya Pi dindi riri kuri iyi nteruro nahereye hejuru nsoma, uretse ko ndi kugerageza kuyisoma mu Cyongereza kuko ari rwo rurimi navuga ngo ngerageza. Aho inkuru yaturutse source yayo babiganira mu Gifaransa. Umuntu ushaka kuba yamenya amakuru yimbitse, ushobora kumva ururimi rw'Igifaransa, ashobora kuca kuri link ndaza kuza gutanga muri group yanjye, hanyuma akamenya amakuru yigiyeyo. Niyo mpamvu rero urabona ko kuri iyo nteruro ya PI akanyerezo SPI hariho ijambo P rifitanye isano rero, cyangwa se risa nkaho rya kwandika kimwe na Pi, ariko ifite ubundi busobanuro mu buryo bwabyo. Ntabwo hari coin, ahubwo ni ikoranabuhanga cyangwa se ni uburyo bwo kugira ngo wohereze amafaranga ako kanya, icyo mu Cyongereza twita instant payment, hatabayeho gutegereza. Muribuka tuganira mbere nigeze mbabwira ku bikorwa amasex agenda akora. Iyo mvuze sex mbanzanyemo ama exchange nka OKX, kuri woherereza umuntu amafaranga bakakubwira bati kuri blockchain wakoresheje nimba ari BNB, umwe yavivuye undi yavivuye, hanyuma igikorwa kibaye successful, hanyuma wari woherereje akabona kubona notification imwemerera ko yakakira nyine, cyangwa se abonye amafaranga kuri telefoni ye cyangwa kuri Binance n'ahandi waba wakoresheje. Aha rero iyi system ibi bihugu byashyizeho, cyangwa se iri huriro ryashyizeho, ifasha kuba byabaho mu buryo bwa instant. Iyo bavuze ijambo instant mu Cyongereza dushobora kurigereranya n'ibintu nyine bikozwe vuba ako kanya, hatabayemo kuba byategereza. Ahubwo se bishobora gufasha iterambere rya Pi Network, nubwo PI SPI atari Pi Network nk'uko tubisobanuye. Hari isomo rikomeye ushobora kwigiramo. Isi irimo kwinjira mu gihe cyo gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga mu buryo bwo kwishyura byihuse. Iyo ugerageje uburyo bwa BCAO aribwo nyine bwa PI akanyerezo SPI, nubwo blockchain nka Pi Network nayo ishobora kuba yakora gutya, byose biganisha ku ntego imwe, gutuma amafaranga yihuta aba yagera ku muntu yoherereje adatinze kandi hakaboneka ku bantu bose, nabwo bikaba byihuse. Ibyo birerekana ko Pi Network n'amabanki nka Ecobank bishobora kuzahurira mu gihe kiri imbere mu bikorwa byo kugira ngo bafatanye transaction, maze abaturage batuye isi bihutirwe n'izo serivisi. Igihe isi izaba ifunguye uburyo bw'imari ya blockchain ifite agaciro ku rwego rwa bank, ahangaha abapiyoni bashobora kuzatangira gukoresha ibi bikorwa. Ariko none ahandi gukora iyi video nakumenyeshaga ko nubwo byahujwe na Pi, nkubwiye inkomoko yabyo, ntabwo hari ukuri kuzuye 100% kari Pi Network dusanzwe tuzi twaba dufite, uretse ko hari abavuga ko nta muntu nta kigo cyemerewe gukoresha logo ya Pi tuzi kitabiherewe uburenganzira. Hakaba hari ababihuza rero bakavuga bati yaba ari Pi dusanzwe tumenyereye cyangwa se dusanzwe tuzi yabigiye gutangira gukoreshwa. Byose hamwe no gutegereza ko watimiri gukora cyane ku kijyanye na
full open mainnet ishobora kuzatuma abapiyoniye cyangwa se n'abandi muri rusange bashobora kuzabona Pi ku giciro cya nyacyo nk'uko nagiye mbisobanura muri video zabanje dutandukanya open network na open mainnet. Ko umuntu butararebye ibyo biganiro ashobora kubireba muri video description cyangwa se agakurikira mu video twagiye tureba cyangwa se tugarukaho. Umusozo w'iki kiganiro nakubwira ngo PI akanyerezo SPI ntabwo ari Pi network, ni gahunda ya BCAO yo gukora cyangwa se yo gukoresha instant payment system mu bihugu bya EMUA, kandi Ecobank iri mu bayishyize mu bikorwa bwa mbere. Bityo rero iyi foto wabonye ntago yari turutse Nyarugenge cyangwa se Kigali nk'uko bamwe bakomeje kubinyandikira bati Pi network yafashemo Nyarugenge. Ntago twigeze tubona itangazo na rimwe rya Ecobank ribwira abanyamuryango bayo ko hari ibikorwa baba bafitanye n'iyi Pi network. No gutegereza ahubwo icyo aya makuru abaje kumarira nubwo hariho gushyiraho umucyo, no kuvuga ngo igagerageza gukoresha amafaranga ya crypto, wige gukoresha ari ama exchange, wige byose, ubike neza passphrase zawe, byanze bikunze uwihuse ni uzahomba, ariko uzategereza azabona amafaranga binyuze muri Pi network. Reka ngushimire, ntabwo nshaka ko video iza kuba ndende, ariko kandi reka tubwire muri comment uko ubyumva cyangwa se uko iyi nkuru wari wayakiriye kuri wowe. Nimba ari ubwa mbere ubyumvishe ngaho byaturutse, ubwo wasanga uba mu magroup adasirikiramo amakuru agiye atandukanye ku muntu waba